Tuvuge ibintu dusubire ibindi. Kuki dutangira umwaka dufite intego twihaye tuvuga ngo tuzazigeraho, ariko umwaka ukarinda ushira tutazigezeho? Ni ukubera iki? Dore nanone umwaka urashize, undi mwaka ugiye gutangira. Abenshi muri twebwe tuzafata izindi ntego nshyashya, harimo kugabanya ibiro, harimo gushaka ibibanza, kugura ibibanza, harimo kugura amazu, harimo kubaka umubiri, harimo byinshi, harimo gutsinda mu ishuri ukagira amanota 80, 90, 95%. Ariko se tuzabigeraho? Kubera iki tuzabigeraho? Ese hari inshuti zishobora kuba zadufasha mu kubigeraho, cyangwa se hari zatuza kubigeraho? Mu bushakashatsi bwakozwe bafashe inkende enye bazishyira ahantu mu kazu harimo igiti, noneho bakajya bashyiramo imineke. Murabizi ko inkende zikunda imineke. Noneho uri inkende yajya kurira cya giti ngo ujye gufata imineke, bakayimenaho amazi akonje cyane, ya nkende ikamanuka itageze kuri ya mineke. Indi nayo ikagerageza, yajya kugerayo ikayimenaho amazi akonje cyane, ikabireka ikagaruka. Za nkende uko ari enye zigira ubwoba bwo kujya gufata ya mineke kubera ko ziri kujya kuyigeraho bakazimenaho amazi akonje cyane zikamanuka. Nuko bagenda bavanamo inkende imwe bagashyiramo indi itahuye n'ayo mazi akonje. Iyo nshyashya bashyizemo muri iyo kaje, aho hantu inkende ziri, harimo n'icyo giti kirimo imineke, iragenda igiye kuzamuka ngo ijye gufata ya mineke. Izindi nkende eshatu nako zirayifata, zirayibuza. Yongera iragerageza, zirayibuza. Yongera bwa gatatu, zirayibuza, ariko itazi impamvu. Nayo irabimenyera, yumva yuko nta muntu uzamuka kiriya giti. Bavanamo indi muri za zindi eshatu zisigaye zagiye zimenwaho amazi. Ubwo ni ukuvuga ko hari hagiyemo ebyiri zitamenweho amazi, harimo n'izindi ebyiri zamenweho amazi. Ya yindi nshyashya yinjiyemo nayo ishaka kuzamuka cya giti kugira ngo ifate imineke. Igiye kuzamuka, za nkende zindi zirayibuza. Ntiyumve impamvu izindi ziri kwibuza. Irongera iragerageza, zirayibuza. Irongera zirayibuza. Irabimenyera, yumva yuko nta muntu uzamuka cya giti. Hanyuma bavanamo indi ya gatatu, bashyiramo indi nshyashya ya gatatu. Nayo ubwo ngubwo iyo ngiyo itamenweho amazi nayo ijya muri cya giti. Igiye kuzamuka, izindi zirayifata, zirayibuza. Irongera iragerageza, zirayifata, zirayibuza. Irongera iragerageza, izindi zirayifata, zirayibuza. Nayo igeraho iramenyera ati nta muntu uzamuka kiriya giti. Bavanamo iya nyuma yari isigayemo mu zamenweho amazi. Izindi eshatu zose nta n'imwe imigeze imenwaho amazi. Bashyiramo indi ya kane, ubwo zibaye enye zose zitigeze zimenwaho amazi. Nayo ari n'icyashya kimara kwinjiramo, urumva umuntu utaramenya ikigo uko kimeze, nayo irashaka kuzamuka kujya gufata imineke mu giti. Igiye kuzamuka, za zindi zirayibuza. Zirayibwira ati hoya, nta muntu uzamuka hariya. Ati wapi, ngenda zamutse. Zirongera zirayifata uko ishaka kuzamuka. Birangira nayo itazamutse cya giti ngo ifate imineke. Ubwo izo nkende zose uko ari enye zirimo ntabwo zigeze zihura n'ikibazo cyo kumenwaho amazi akonje uko zari zigiye kuzamuka gufata imineke muri icyo giti. Ibi bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga yuko mu buzima hari inshuti cyangwa se abantu duhura nabo mu buzima, tubwira yuko dufite intego runaka dushaka kugeraho mu buzima, mu mwaka, mu kwezi, mu cyumweru, ariko bakakubwira yuko iyo ntego utayigeraho. Bakaguca intege mu buryo bwose bushoboka, haba mu buryo bwa morali, haba mu buryo bwo mu mutwe, haba mu buryo bwo kugucarenjenga, haba mu buryo bwo kukubuza kubigeraho ku bushake, haba n'uburyo bwo kuguca intege babishaka. Hari ababa babishaka, hari n'ababa batabishaka.
ariko izo nshuti umuntu ahura nazo, aba bantu umuntu ahura nabo mu buzima bagatuma tutagera kuri za ntego twihaye mu ntangiriro z'umwaka ngo tugere ku cyo dushaka kugeraho. Rero mu guteganya intego z'umwaka ukurikiyeho 2022 harimo byinshi bizaza bikakubuza kugera ku ntego zawe. Icyambere utagiye kure harimo iki cyorezo cyateye cya corona, kizishobora kongera kugaruka gikomeye cyangwa se ngo cyagaruka cyoroshye ntawe ubizi. Ariko uko cyaza kose ufite umutwe utekereza, ufite ubwenge Imana yaguhaye, ufite ubushobozi Imana yaguhaye, ufite umwuka uracyahumeka, byose birashoboka. Gerageza ugere ku ntego zawe wihaye. Icya kabiri, gerageza ufokasinge, ushyire intege mu kintu ushaka kugeraho kugira ngo ya ntego uyigereho byanze bikunze, ntucike intege. Uza kubwira yuko bidashoboka ntumuhe umwanya, wowe ukomeze. Gusa ushobora kumutega amatwi ukumva ibyo akubwira, kuko hari igihe ashobora kukubwira ikintu cyagufasha mu kugera ku ntego zawe. Ushobora kubwira ngo ntushobora kugera hariya kubera ko njye nabikoze gutya ntisimpagere, ukahita umenya inzira yo kutabikora nimba wari ufite ubwo buryo bwo kubikora. Nimba wari ugiye gukora mu buryo yanyuzemo akaba akubwiye yuko ubwo buryo budakunda, ukamenya yuko utirirwa uta umwanya uca muri iyo nzira, ahubwo ushaka indi nzira wacamo kugira ngo ugere ku ntego zawe. Muri video y'ubutaha nzabaha urugero rw'ukuntu ushobora guteganya kugera ku ntego zawe, kwiha intego kugira ngo uzabashe kuzigeraho. Kuko umuntu yiha intego afite mu nzozi cyangwa se ibintu yifuza, abona ibisubizo bya nyuma, resultat final. Ariko akenshi twibagirwa inzira intambwe ku yindi kugira ngo tugere kuri ya ntego twihaye. Kuko aho ngaho hari igihe umuntu aba atabizi cyangwa se atazi abazabimufashamo, ariko mu kubiteganya ugomba kubiteganya hakiri kare, ugashaka abo bantu, ugashaka ibyo bintu ukeneye, nimba ari n'ubumenyi ukabushaka kugira ngo uzabigereho. Ni ibintu ugenda ushyira ku murongo ku buryo umunsi uko bwije utera intambwe wegera ya nzozi yawe, utera intambwe wegera ya ntego yawe. Nimba ari akantu gato ugomba gukora ku munsi, ariko ugakora uzi yuko ugiye kugera ku ntego yawe. Nanga ndangirije ubutumwa nashaka kubaha uyu munsi. Nongere mbibutse, ngiye banyita HABINSHUTI Serge. Mu buzima nizera yuko ugira ubuzima bwiza kubera inshuti nziza ufite mu buzima. Nkaba nkwifuriza kugira inshuti nziza. Nuhura n'inshuti zitari nziza ntuzaziha umwanya uhagije, uzazisimbuze n'inshuti nziza kugira ngo utere imbere. Ariko ntabwo ari kugira ngo wowe utere imbere gusa, ahubwo wowe wakora iki kugira ngo inshuti zawe zitere imbere, kuko nizitera imbere nawe ubwawe uzatera imbere. Ibiganiro byacu ni akagaruka, dusangira akabisi n'agahiye. Nimba hari ikintu wizemo cyiza ugisangize bagenzi bawe, ibyiza biryoha bisangiwe. Kandi nimba utarasubscribinga usubscribinge. RwandaTube nikibereyeho kugira ngo iguteze imbere aho waba uri hose, aho uherereye hose ku isi yose, umenye uko wagera ku ntego zawe, utere imbere umunsi ku wundi. Ugire umunsi mwiza, turabakunda cyane.